gushimira rero kubw'umwanya wafashe ukanyandikira ukaza kumbaza kuri iriya business ubonye ndi kuvugaho. Mbona kuvuga ngo ni business wakora ntibangamira akazi kawe usanzwe ukora ukaba wakinjiza 20 bya buri munsi bihoraho. Mbona kuvuga ngo ni urubuga cyangwa se website uri gukorera amafaranga buri munsi rwose. No kuvuga ngo uri kujya kuri urwo rubuga ukiyandikisha, wamara kwiyandikisha wishyura 4,700 byo kugira ngo bakwandike. Mbona umara kwishyura 4,700 barahara uburyo nawe uratangira kubona inyungu. Barahita baguha bonus y'ibihumbi 7,500. Bo barahita baguhereza na task aba ari utu video bashyiraho tuba turi kwamamaza. Utwo tu video iyo turebye kamwe bagenda bakabarira 1,000 baguha task 20. Izo task urazirira nko mu minota 15 urabuzirangije urahabwa 20. Isanga yandi 7,500 arahita aba 27,500. Kuburyo nashatse wahita ubibikuza bikaza kuri mobile money. N'umunsi weje barongera akaguha task 20 ukabikuza 20. Ubona indi minsi yose ugenda ubona task 20. Nuko business imeze kandi rizewe rwose uko ngende kubwira nanjye nyikoramo maze kubikoza inshuro nyinshi cyane. Noneho uri kwibaza ngo amafaranga batanga ntibishoboka ngo se bungukira hehe. No kuvuga ngo izo video baba bashyizemo zamamaza YouTube irabahemba iyo uri kureba video zabo, kandi hari n'inganda baba bari kwamamariza, izo nganda ziba zabishyuye. Urumva ko bagenda bungukira ahantu heshi. Rero niba ushaka gutangira urambwira ngo he link uceho wiyandikisha. Twongeye gusuzaho kuri Marika Africa TV n'iby'agaciro kenshi twaduhorana umunsi ku wundi, n'ibyumaro kubona utwereka yuko turi kumwe natwe, ntituzagutetereza ntituzakuba kure kugira ngo tujye duhana ibitekerezo n'inyunganizi mu bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi. Nta mpamvu yo kwihererana amakuru mu gihe wayamenye ashobora kuba yateza imbere abantu cyangwa se ashobora kuba yabateza ibibazo. Muri iyi minsi rero tugiye kwinjira mu minsi idasanzwe irimo gukorerwamo ubutubuzi butandukanye. Ndashaka kugira ngo nkwigishe tekinike cyangwa strategy aba bantu barimo gukoresha zitandukanye. Irinde rero bino bintu ngiye kukubwira kugira ngo utazisanga bagutuburiye ibyawe byose ukabyimaraho. Irinde kwihutisha ubukire. Ibyo nuramuka ubyirinze uzirinda n'ibi bintu ngiye kukubwira. Icya mbere, irinde ibintu bijyanye na betting. Hari ibintu byateye rero byitwa akadege. Biriya bintu byo biraza kumaraho abantu amafaranga cyane pe. Yakaragushuka kakakwereka ko muri kumwe, ariko plus ukomeje ugakina cyane niko ugenda ubwonko bugenda bwangirika, uvuga ngo reka ngaruza yanjye, ugashiduka na yandi yose waba ufite uyabikuje kuri telefone yawe, uyabikuje kuri banki yawe, kugira ngo ubashe kugaruza yandi wamazeho kurya atari makeya. Irinde rero ibi bintu bya betting, kuko uriya muzungu wasetinze kari akantu yari abizi neza yuko azabanza kukujisha. Yari abizi neza ko uzahora utekereza uvuga ngo reka ngaruza yanjye. Wikwishinga rero abarimo kubwira yuko bikunda, hariya nta nyungu uzigera ubona, ahubwo uzahora wizengurukamo uri mu buzima bugoranye cyane kubera biriya bintu wagiyemo. Icyo nshimira nanone maze kubona, hari abo twize kuganira mu bihe byashize, mbona hari ibintu bavuyemo bya bindi bitaga ibiryabarezi. Sibyo yuko byagiye binacika bitakiboneka cyane, ariko murabizi za Ruhango hehe bagiye bagerageza kubyasa bagurishije udusambu twabo kugira ngo baze bashake amafaranga. Ariko nuramuka wirinze ibi bintu ukabyikura no mu mutwe wawe, bizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikindi ugomba kwirinda bano bantu baguhamagara bakubwira akazi. Ntabwo ari impuhwe bagufitiye. Hari inshuti wanjye mu minsi ishize bigeze guhamagara, nuko wenda yagize n'ako gatima ko kumamagara. Arahamagara arambwira ati Ndibyumba, ndashaka kuza i Kigali kuri kampani, ngiye kuyivuga ariko ati kuri kampani. Arayimbwira, amaze kuyimbwira ati ni umuntu umamagaye ambwiye yuko tuzajya duhembwa 400 bya buri kwezi, ariko icyo ndasabwa ibikoresho. Ibikoresho arimubwira ABCD, arangije amubwira ati basaba n'amafaranga angana gutya. Ati rero kugira ngo ubashe kubona ako kazi wazana ayo mafaranga cyangwa nawe ukaza tugahura, then noneho ubundi tugatangira
procedure, urumva amwaka bachelor degree, amwaka mbese ibisabwa byose kugira ngo ubashe kujya mu kazi, ariko wabyumva ukumva si zo nzira akazi bisaba kugira ngo ukinjiremo. Ntiwegeze wandika usaba aho hantu ntiwegeze ubona byibura announcement, ntiwegeze ubona itangazo risaba akazi, nta kintu na kimwe wegeze ubona kigaragaza yuko aho hantu bakeneye abakozi, ariko urateze uragiye, ugiye ngo kubonana n'abo bantu, ugiye mu kazi, ukibaza ukavuga ngo ibi bintu mbese bigufatirana nawe ujye uhita utekereza kabiri. Ikindi kintu ugomba kwirinda, irinda abandi bantu nabo barimo ejo bundi hari wegeze kunyandikira kuri WhatsApp, simuzi, ni kwa kundi nimero ushobora kuyibona pari hazari, cyangwa ukabona umuntu ameze nk'aho agufitiye impuhwe, ariko mu by'ukuri wazumva ukumva ni nk'impuhwe nk'izabihehe. Ndabumvisha amajwi yakoresheje asa nk'aho arimo kunyereka ko bizinesi ikora, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo. Namwe wenda muramfasha kumva namwe ndabizi muri abahanga, tuzaba tugenda dufashanya uko runo rugendo turimo rw'ubuzima, mu rugendo turimo rw'iterambere bisaba gufashanya, ntawigira. Muraho neza, banje kugushimira rero kubw'umwanya wafashe ukanyandikira ukaza kumbaza kuri iriya business ubonye ndi kuvugaho. Mbona kuvuga ngo ni business wakora ntibangamira akazi kawe usanzwe ukora, ukaba wakinjiza 20 bya buri munsi bihoraho. Mbona kuvuga ngo ni urubuga cyangwa se website uri gukorera amafaranga buri munsi rwose. Ni ukuvuga ngo uri kujya kuri urwo rubuga ukiyandikisha, wamara kwiyandikisha wishyura 2,400 byo kugira ngo bakwandike. Mbona umara kwishyura 2,400 barahara uburyo nawe uratangira kubona inyungu, barahita baguha bonus y'ibihumbi 7,500. Bo barahita baguhereza na task aba ari utuvideo bashyiraho tuba turi kwamamaza. Utwo tuvideo iyo turebye kamwe bagenda bakabarira 1,000, baguha task 20. Izo task urazireba nko mu minota 15 uraba uzirangije, urahabwa 20,000. Isanga yandi 7,500 arahita aba 27,500, ku buryo unashatse wahita ubibikuza bikaza kuri mobile money. N'umunsi w'ejo barongera akaguha task 20 ukabikuza 20,000, ubundi indi minsi yose ugenda ubona task 20,000. Nuko business imeze kandi irizewe rwose, uko ngende kubwira nanjye mikoramo maze kubikuza inshuro nyinshi cyane. Noneho uri kwibaza ngo amafaranga batanga ntibishoboka ngo se bungukira hehe, no kuvuga ngo izo video baba bashyizemo zamamaza YouTube irabahemba iyo uri kureba video zabo, kandi hari n'inganda baba bari kwamamariza, izo nganda ziba zabishyuye, urumva ko bagenda bungukira ahantu henshi. Rero niba ushaka gutangira urambwira ngo he link uceho wiyandikisha. Ndashaka kubabaza mwe tubana kuri iyi channel, nawe mushyashya, kugira ngo tuganire tubwizanye ukuri nimba koko ibi bintu bikora, uduhe ubuhamya utubwiza ukuri ko bikora cyangwa bidakora. Ega icyo dukeneye ni ukuganira, sibyo? Ni ukuganira no gufashanya. Ni amakuru mba mfashe mashya, ayo makuru rero nkavuga ngo reka nze nyabagezeho. Noneho ngiye kongera mbaye indi step, kuko urumva nanjye nahise mubwira ngo ni muhime nta kibazo, ni muhime niyandikishe ndebe uko bimeze. Okay, urumva ko nahise mubwira ati ni muyime nta kibazo ndebe uko ikora. Noneho ngiye kubumvisha uburyo yansubijemo, namwe mumbwiye ko byibura mwaba mwarigeje kubigerageza cyangwa se nimba uko bikora. Ariko tujye tubanza tugira amakenga, nubwo hari umuhanga umwe wegeze kuvuga, Elon Musk yigeze kubazwa n'umunyamakuru, aramubaza ati nyakubahwa Elon Musk, ese ni ubuhe buryo cyangwa niye strategy wakoresheje kugira ngo witeze imbere muri ubu buryo bungana gutya? Elon Musk ntabwo yigeze amusubiza, yahise ahamagara sekreteri we aramubwira ati nzanira sheke ahangaha indi, arayimuzana yagejeje, ahita ayihereza wa munyamakuru aramubwira ati andikaho amafaranga wifuza ubona yakugira umumaro. Umunyamakuru yanga kwandika, Elon Musk arongera amubaza inshuro ya kabiri, aramubwira ati andika amafaranga wifuza
ubona yakugira umumaro. Umunyamakuru arabyanga bakomeza kumubaza ibindi. Elon Musk amubaza ugira gatatu, aramubwira ngo ese wafata iyi share ukandikaho amafaranga wifuza ubona yakugira umumaro? Umunyamakuru akomeza kubyanga. Elon Musk yabonye ko umunyamakuru yabyanze, afata ya share arayica, arangije aramubwira ngo amahirwe aza rimwe mu buzima, iyo aje rero urayakubirana. Arangije arongera aravuga ngo iyi sheke impamvu nyiciye, nagira ngo nkwereke yuko hari igihe amahirwe aza ukayaca ukayangiza, ukayifuza atari buze kugaruka byarangiye. Nibyo koko kubona amahirwe ukayakubirana, ibyo ni sawa, ariko nanone hari ibyo tugomba kwitondera kugira ngo tubashe kumenya ese ukuri kuri hehe. Umuntu ntakuzi, si inshuti, si umuvandimwe, nta nubwo muravugana na rimwe, ariko arimo arakwereka inzira ishobora kuguhereza ibihumbi 20 bya buri munsi. Ibihumbi 20 bya buri munsi nubikuba n'ukwezi, njye mpita mbikuba n'ukwezi, uzasanga ari ibihumbi bikaba muri 600 nimba ntibeshye, ariko nibyo 600. Kubyumva rero uhita ubyumva vuba, washoye ibihumbi 400, aya na 470, ndumva ari byo yavuze ahari. Ariko ibintu byose ni ukwitonda my friend. Impamvu bibabwira, hari ibyo nagiye mbona mu by'ukuri byarakoraga ariko birimo risk. Ukajya kuri internet ugasanga hari, nabyita nk'imigabane se, wabonaga ari nk'utuntu tw'imashini barimo gucuruza, ukakagura ukavuga ati wenda karamara ukwezi, karamara icyumweru, ugashyiraho amafaranga, ukagira cyagiye wihaye, mwumvikanye na sisimu, udufaranga tukaza kuko mu by'ukuri. Ariko nyuma byaje guhagarara. Iyo bihagaze rero ya mafaranga yawe yararimo, bituye mba burundu. Nta kintu wabona, waburana nande, wavugana nande, ntawe. Reka twumve wenda muragenda dusharinga idea bitewe nta muhanga muri ibintu bya social media bya internet. Ibikorerwaho ni byinshi kandi koko hari bizana amafaranga, ngomba no kuzababwira nanjye, ariko byo ni ibintu biriyo, uzajya ubyikora ubireba gutya, tugenda step by step, cyane ubona udufaranga dushobora kuba twagufasha. Katwumve ikisha ukaba ufite ayo mafaranga 4700 kuri nomero yawe ya mobile money. Duha amazina yawe, uduhe na nomero ya telefoni yawe, uduhe n'ifoto yawe imwe kugira ngo ushyirwe muri system. Hanyuma system nimara kuba yakwakira, turaza kuguha aho wishyura ya mafaranga 4700. hanyuma numara kwishyura ufate screenshot ubinyereke. Numara kubinyereka ndabihereza secretary abishyire muri system, hanyuma amereze link uyihabwa ari uko system yamaze kukwakira. Amereze link ucaho wiyandikisha. Iyo link ikinira gusaba gukora ni kimwe, urashyiramo ya nimero yawe ya telefoni waduhaye, ushyiremo na ya mazina yawe. Hanyuma ikintu gishyashya urakora ni password urakiriyetinga y'imibare 6 kugira ngo tazagira umuntu winjira muri account yawe. So urakiriyetinga password uyiconfirming, uzajya uyikoresha ugiye kwinjira. System numara gukiriyetinga password iragusaba kubikuza amafaranga ya welcome bonus 2500. Ayo mafaranga urahita uyabikuza nayo agiye kuri mobile money yawe. Ibintu murabyumva mute bacuti ba? Murabyumva bite? Jewe narebye ndavuga ati se uyu muntu yewe hari ibintu mbona bincanga. Urabona kari akantu nakabonye karimo gutrendinga, basa nkaho barimo gukora advertising kuri FB. Fata umwanya ndavuga ati okay sawa, reka
nishakira amakuru some information numve wabana. Ndagira ngo mbabaze ngo ese mwebwe murabyumva muti? Hari wabigerageje se ngo watubwire ngo ibi bintu birakora cyangwa ntibikora? Kuri njye sinabigerageje, ariko icyo nababwira cyo, nimba ushaka gutera imbere irinde gukira mu buryo bwihuse. Wirinde abaguhamagara kuri telefone ngo watsindiye. Mbere yo kukubwira ngo watsindiye, banzuye na nimero iguhamagaye iyo ariyo, kandi wongere utekereze kabiri. Umuntu nimba akubwiye ngo kanda akanyenyeri 1 8 2 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 akanyenyeri, agatangira kukubwira ngo 0 ubundi yakimara kukubwira, menya ko ugiye gutanga ayawe. Ariko umuntu arakubwira ngo kugira ngo ukuremo password kugira ngo ubone ya mafaranga ukandira, nawe ugakanda. Mbese nta muntu muri kumwe ngo va aho ngaho ngo hari urusaku. Aho ngaho tayari batangiye gutura. Gira amakenga rero. Ibintu nuramuka ubyirinze rero, nari ndimo kukubwira icya mbere ugomba kwirinda, irinde ibintu bitwa betting. Icya kabiri, irinde kumva uri kuri pressure. Pressure nibyo, ariko irinde guhubuka. Irinde guhubuka. Ko buriya baravuga ngo iyihuse yabyaye ibihumye. Yewe umusaza yari nyicaje aranganiriza, ubwo nari mubajije ati ni gute mukira, ni gute mwateye imbere, ni gute mumaze kubakwa ano magorofa, ni gute abantu batangira kubahamagara mu bantu bamaze gukira. Arambwira ngo gukira bigendana n'imyaka. Iyo bitagendanye n'imyaka bituruka aho uvuka, bigaturuka mu miryango yawe. Ariko ubundi gukira bigendana n'imyaka, ntihazagire ukubeshya. Ushobora kugira chance, amahirwe, ariko umva yabyise amahirwe, ugakira ukiri muto. Ariko ubundi gukira bigendana n'imyaka. Irinde gukira vuba vuba byihuse, ukishyira muri risike. Irinde, ariko risike ntabwo mvuga ngo ntukore, ahubwo irinde cya kintu gishobora kuba cyaguhuza n'inzego, zishobora kuba cyaguhuza n'icyaha. Ubundi nabonye arimo kuvuga ko nta nshuti y'amategeko bibaho. Ubu inshuti n'amategeko ko wakoze ibyiza cyangwa wakoze iby'itegeko riteganya, ariko nta nshuti n'amategeko. Iyo warenze ku itegeko riraguhana. Irinde rero, kugira ngo dukomeze tubane neza twishimanye. Uyu munsi rero babwiye ibyo tugomba kwirinda, kuko urumva nabigizeho ikibazo, nabigizeho confusion. Ubundi nkwereke uburyo tugomba kuzatera imbere kandi dufatanyije. Nkwibutsa ko ufite inyunganizi, ufite icyo watubwira kugira ngo dukomeze dufatanye muri ubu buzima, biremewe kwandika muri comment kugira ngo ubuzima bugende butworohera. Turabakunda cyane rero, mwari kumwe na Marika Africa TV. Ciao ciao, tuzasubire.